tubaye ikaze bakundwa, turabashuje aho muherereye hose. Hano ni kuri Christian Family Foundation. Turabashimira cyane ukomeza kubana natwe, ukomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye tugenda dutanga hano bigamije kubaka umuryango. Nk'uko intego yacu iri, umuryango wawe n'uwibanze, umuryango wawe ku isonga. Turi kumwe na bene data rero. Turi kumwe na Businge Eugenie, turi kumwe na Brother Rugira. Turabashuhuje kandi tubahaye ikaze. Rugira, umeze neza? Ndaho rwose, ndashima Imana. Imana ishimwe cyane. Eugenie, ndakubona. Aha, reka rero twizere ko namwe muri amahoro. Hanyuma mutwemerere dusenge, dushime Imana, then tubabwire icyo tuje kuganira uyu munsi. Mana yacu mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Urakoze kongeye kuduha umwanya wo kuza kuganira n'abantu bawe ku isi yose. Reka ikiganiro tugiye kugira buri wese akuremo ibiri bumwubake, ibiri buhindure ubuzima bwe kurushaho kuba umuryango mwiza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko mubizi rero ni mu muryango, ubushize twakoze ikiganiro kivuga ku kumenya agaciro ko kugira umuryango. Tugarira ingingo nyinshi zitandukanye, ariko turagira ngo twongere tubisubireho kuko hari ibyo tutasoje, kandi uyu munsi noneho dufitemo abarezi, dufitemo umwarimu wigisha abana muri Sunday school, kandi hariya niho uburere bw'umwana butangirira, ni naho atangirira kumenya agaciro k'umuryango. So turagira ngo twongere twibaze ngo mu by'ukuri iyo nsoma ririya jambo, Imana itangira kurema umugore n'umugabo, ikabashyira muri Edeni, ikababwira ngo babyare bororoke buzure isi. Ni ukuvuga ngo mu muryango niho hatangirira ubuzima, ni ryo tangiriro ry'ubuzima bw'umuntu, cyangwa mu yandi magambo ni turagiro. Nubwo abantu atari inkoko, ariko niho umuntu abumbirwa. Yes, ni ukuvuga ngo uwo azaba we, umugabo azavamo, umugore azavamo, bikomoka hariya mu muryango aho yatangiriye. So tugiye kongera rero twiyibutse, turebe agaciro ko kugira umuryango. Murabitubwiraho iki nk'abantu babana n'abana bato mu buzima bwa buri munsi? Mugomba kuba hari n'ibyo mubona, mukabona ubuzima bw'umwana mu muryango, ukabona naho birimo kuganisha, biraganisha heza cyangwa biraganisha habi, bitewe n'uburyo ababyeyi barimo kubiha agaciro ndetse n'uwo mwana ubwe uburyo aza kuzabiha agaciro. Reka twakire Brother Rugira atuganirireho. Murakoze cyane. Urabivuze, nyita ntekereza ikintu kimwe, igipimo cyoroshye cyo kureberaho imibereho y'umuryango cyangwa imikorere y'umuryango, tukirebera ku buzima bw'umwana ndetse n'imyitwarire y'umwana aho ari hose. Uko ubonye umwana yitwara, haba ari ku rusengero, ku ishuri, mu nzira, muri supermarket, ibyo byose akenshi muri rusange nibyo bitanga ishusho y'umuryango. Mbese bigaha ishusho n'abandi bantu batari mu muryango, ati muri uriya muryango, cyangwa bahura n'umwana bakavuga ati nubwo tutazi ababyeyi be cyaba murera, ariko ukurikije uko umwana ari kwitwara ni uko iwabo babayeho. Wow, Eugenie, icyo kintu kirakomeye. Ni ukuvuga ngo buriya iyo batureba tuba tugenda tureflectinga image n'ubuzima bwo mu miryango y'iwacu aho duturuka. Cyane rwose, umuryango niryo shingiro ry'ubuzima bw'umwana. Yego. Nk'uko bivuze Brother Rugira, urukundo, umuryango ufite urukundo cyangwa ufite ingeso nziza ubirebera mu mwana. Kuko wabishaka utabishaka, imyitwarire yawe, wowe mugabo, wowe mugore, uko witwara imbere y'abo bana, nabo niko baba bameze. Bivuga ngo abana iyo twabahaye urukundo, tukabaha imyitwarire myiza, tukabitaho, nabo nibyo bakora. Ikindi, aba bayobozi beza tugenda tubona nuko nk'uko umushumba yabivuze, baba baratorejwe mu rugo. Yes. Bya byemezo dufata nk'umugore n'umugabo, abana baba bareba. Bivuga rero ngo babyeyi tumenye icy'agaciro twahawe. Wansomera mu itangiriro igice cya 18 umurongo wa 19. Nk'umuryango wa Gikristo nta kindi twatoranyijwe, ni ukugira ngo ubwoko bwubaha Imana bugaragare muri iyi si. reka
dusome icyo cyanditswe Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 19. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Amen. Amen. Barokore, bagabo, bagore, hari icyo Uwiteka Imana yatuvuzeho kugira ngo gisohore neza. Rero uruhererekane n'uruhererekane nuko mu rugo twitwara muri uwo umurongo wo gukiranuka, umurongo wo gukora ibyiza. Kuko pastor, niba umugabo, ni urugero ngiye gutanga, ari umusinzi mu rugo, ataza ngo aganire n'abana, umwana azakura yumva ko gusinda nta kibazo. Izo ndangagaciro amuhaye nizo azagira gute, azakurana. Ariko umubyeyi umenya akavuga ati kugira neza nibyo biranga runo rugo. Hari akantu nasomye numva ndanezerewe. Hari imiryango yageze kure, ubo nk'uko mu biro cyangwa mu ma institution, kandi tutibagiwe ko urugo ari entity by the way. Buriya ntabwo ari umugore n'umugabo gusa, aba ari institution. Noneho umuryango wihaye gahunda y'imyitwarire yabo mu rugo. Amagambo nkane, habanza respect, icyubahiro, integrity, ubunyangamugayo, excellence, gukora ibintu neza. Haleluya. Noneho bivuga ngo iyo ikintu cyakozwe nabi, hari igihe bajya ku meza bakavuga ngo iki kintu cyakozwe gite, n'umwana ku ishuri uko yitwaye. Amen. Nagira ngo rero babyeyi twongere tubakangurire ngo mu mago yacu tugire amahame. Pastor, uzi ko kera ababyeyi ba kera bagiraga amahame? Yego. Iyo nkuruye nkibuka principles, imirongo ngenderwaho. Nkibuka ukuntu iwacu saa 12 buri mwana wese yagombaga kuba ari mu rugo kugira ngo ishapure amasengesho ya nimugoroba nta wayaburagamo. Ariko iyo nge mbibona nka roll call y'ababyeyi bavugaga bati aba bana bose n'abamaze kuba ingimbi bari hano muri uru rugo. Uziko ari byo. Wow. Mu yandi magambo ni security yashyizeho yo kumanejinga abo bana. Yego. Rero reka mbabwire ngo muri rwa rukundo nta handi turubonera, muri kwa kwiyumvamo kugira icyo avuga, kuko aho hantu niba murimo musenga umwana arafata ijambo. Niho bigira kuvuga. Gutinyuka. Babyeyi twebwe cyane cyane dufite imirimo itangaje. Rugira ajya bivuga neza brother Rugira ngo ibyo ushize investment, icyo ushyira mu bana bawe nicyo uzasarura. Noneho n'urubyaro rukomeye. Hari igihe tuvuga gukura ku mwuka, tukavuga muri iyi minsi hariho gukina ingororamubiri, ibiki n'ibiki. Ariko reka mbabwire babyeyi, nitutita ku mikurire y'abana bizatugora mu gihe kizaza. Ikinyejana cy'ejo turacyitaho dute? Kandi ibyo birasaba njyewe na papa w'abana kugira indangagaciro ziza pastor. Nta handi biva, kuko abana biga bareba ibyo dukora twebwe babyeyi. Kugira ngo rero nk'uko twatangiye tuvuga ngo umuryango, agaciro k'umuryango nuko njyewe Businge n'umutware wanjye tugira amahame meza agaragaza gukiranuka mu rugo rwacu, akagaragaza indangagaciro nziza zubaha Imana. Dukora ibyo gukiranuka, ijambo ry'Imana niko ritubwiye. Ntizize mu magambo, numva aricyo emphasizingaho cyane, nashimangira yuko twebwe ubwacu dukwiriye gutinya Imana, tukayitinyisha abana bacu kugira ngo bakure. Pastor, wari uzi ko ari bw'ikinyejana cy'ejo hazaza baba abaturage beza b'u Rwanda n'isi yose. Murakoze. N'abanyarwanda baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Brother Rugira, Eugenie akomeje ku bintu byitwa indangagaciro mu muryango. Sinzi niba navuga ko zigenda zihinduka uko ibinyejana bigenda bihinduka, cyangwa zigenda zifungurwamo gake
ziba diluted nk'uko wari ubivuze uburyo twabagaho kera uyu munsi ntabwo ariko wenda byashoboka ko twabikora ariko byanze bikunze natwe tugomba kugira indangagaciro tugomba kugira ikintu dushyira mu buzima bw'abana ese indangagaciro ni nk'izihe utunyuremo muri makeya hanyuma kandi tuze no kureba ngo mbese izo ndangagaciro zibafasha iki bano bana bacu. Urakoze uravuze ngo zigenda zihindurwa cyangwa zoroshywa ntekereza ko ni n'imiryango mike cyane ifite indangagaciro igenderaho. Muri rusange twakuze hari indangagaciro zivuga ngo nta muntu ukubura nijoro, nta muntu wicara ku ishyiga, mbese ibintu nk'ibyo byari iby'imico nyarwanda. Rimwe na rimwe ugasanga nyine bifite naho bishingiye ku myizere y'abanyarwanda ba kera. Natwe nk'abakristo wasanga nimba utizera ko niwicara ku ishyiga cyangwa ku isekuru uri buhinduke umukobwa uri umuhungu, ukavuga ati ibyo ni ikinyoma. Ubu rero wamaze gutekereza ko ari ikinyoma, iyo ndangagaciro igateshwa agaciro, ntabwo yagukorera. Ariko nk'abizera ngarutse inyuma gatoya, Imana irema ikiremwa muntu yatangiriye ku muryango. Ni ukuvuga ngo mbere yuko dutekereza ubwami, dutekereza igihugu, dutekereza aho dukomoka, umuryango. Noneho byaje guhinduka izina byitwa itorero igihe wa muryango Satani yawuriganyaga, hakazamo icyaha, Imana ikayungurura, none ikavuga ati birenze umuryango w'umubiri, reka hajye umuryango w'umwuka. Ni nayo mpamvu Yesu avuga ati bene data. Nuha ngo imvugo nyinshi za Bibiliya zikomeye ziremereye ntabwo ari imvugo zishingiye ku mazina y'umurimo dukora. Umuvugabutumwa, umwigisha, umushoramari n'iki, ni data, ni mama, ni mushiki wanjye, ni mukuru wanjye. Izo nizo mvugo z'ubumana zabera b'Imana. Kaba ari nazo mvugo zitwereka agaciro k'umuryango mu bwami bw'Imana. Bikanatwereka yuko impamvu Imana itekereza ibintu byose ni ukugira ngo umuryango niho hantu honyine kandi hibanze ishusho y'ubwami bw'Imana igaragarira. Waruvuze zimwe mu ndangagaciro z'ubwami bw'Imana. Nari dushatse, kuko turabizera, hari uburyo bworoshye, hari Bibiliya, hari ijambo ry'Imana. Ngenda avuga nk'iyoroshye, icyo umuntu abibye nicyo asarura. Ukigisha abana gutekereza ku ngaruka z'ibyo bakora. Apana kwirirwa babwira ati nuhagarara n'umuhungu nimugoroba uzaba indaya uzagira ikihoya. Icyo ubibye nicyo usarura. Muri ibyo ngibyo habigishamo ibintu byinshi. Buri ndangagaciro aba ari nk'urufunguzo rumwe rufungura imiryango myinshi cyane. So kubwira umuntu ngo icyo ubibye nicyo usarura, harimo gutanga, harimo imyitwarire, harimo imikorere, harimo n'ibindi byose. Niho ni imbumbe y'ibintu bitandukanye. Ikindi cy'indangagaciro ni ukuvuga ngo twanareba muri Bibiliya haravuga ngo niwishyira hejuru nzakumanura, niwicisha bugufi nzakuzamura. Imiryango imwe igenda ibisobanukirwa, usanga nka famiye ifite nk'indangagaciro 7, harimo kuvugisha ukuri, harimo kubahana, harimo gutanga, harimo guca bugufi, harimo kwita ku bandi, mbese hakabamo ibintu byinshi cyane. Ariko ni zimwe mu ndangagaciro wenda navuga, harimo no kuvuga ngo ikintu cyose kibaye mbere ko tukiganiraho, mbere ko tugisengeraho, ugasanga nk'umuryango ufite indangagaciro uvuga ngo isengesho mbere na mbere. Umwana ararwaye, babikubwira umujyi gahita babaza se mwamusengeye. Iyo ndi indangagaciro. Mama nahuye n'umwana ku ishuri afite iki kibazo, waba ukibabaza umwana ese wamusengeye. Ni zimwe mu ndangagaciro dushobora kugenderaho. So ikibazo cya kabiri cyabazaga ngo ese izo ndangagaciro zifasha iki abana, cyangwa urumva iyo tuzimuteramo cyangwa tuzimuremamo aba ari muto, rimwe na rimwe atanazi ngo bizamarira iki cyangwa bizagenda gute. Ariko mu buzima uko batangira kumenya ubwenge, uko batangira gusohoka, uko batangira kubaho, bigenda bibamarira iki mu buzima bwabo. Mu ijambo rimwe navuga ko indangagaciro z'ubumana zifasha umuntu kuvamo uw'Imana yamuremeye kuba we. Ndatanga urugero rworoshye. Iyo uvukiye mu muryango w'umukuru w'igihugu, hari uburyo urya, hari uburyo witwara. Niyo wavuka kuri no ngoma ya social media bagutegeka ibyo postinga n'ibyo udapostinga. So rero ni naho umuntu avuka afite imyaka 3 tuzi ko ari umwana wa perezida, akarinda agira imyaka 30 tukimuha cya cyubahiro tugifite yashushoye. Kubera iki? Hari umurongo ngenderwaho.
ntabwo ari kwitwara uko atekereza cyangwa uko ashaka. Ni ukuvuga rero mu magambo make indangagaciro z'ubumana zifasha umwana, ngo ni umuyoboro cyangwa ni imiyoboro ifasha umwana kugera aho Imana yamuremeye kugeraho, kugera cyangwa kuba umuntu Imana yamuremeye kuba we. Numva aricyo navuga. Thank you. Urakoze cyane. Avuze ikintu mpita numva ko ya excuse abantu batanga ngo nabubu ngo ni ikinyejana ngo byaranze ngo ntibikunda. Ikintu avuze numvise ko ari amahitamo. So birashoboka kwitoza gukora neza, birashoboka kwitoza kugira umurongo muzima nubwo abagukikije bose baba batabikora. Ntago bivuze ko niba abantu bagukikije bose babeshya bihinduye cya kinyoma ukuri, ahubwo wowe ushobora guhitamo kuvuga ukuri, noneho hamwe no guhozaho bikazageraho nabo bikabafata, nabo bagahinduka abanyakuri. So nk'ababyeyi dukuremo ikintu cyo kuvuga ngo ni ikinyejana niko bimeze. Erega hari abanyarwanda bavugaga ngo nta ngoma itagira bubu. Urumva ni ukuvuga ngo nabo mu gihe cyabo bari bafite ibyabo bibahinyuza, ibyo bareba nka challenges, ariko ntabwo byabujije imiryango myiza kubaho, ntabwo byabujije abantu bizerwa kubaho, ntabwo byabujije ko hari abantu bakura bagakora neza. Ari naho wenda uyu munsi twaba turi imbuto z'abantu bahisemo icyo gihe bakavuga bati nubwo tubona igihiriri cy'abantu benshi barimo kujyana n'ibigezweho, twebwe ntituri bubikore. Reka duhitemo gusigasira icyo tuzi kiri budufashe kuzasiga ikinyejana ejo bundi kizubaha Imana. Ejo ni buriya mu byemeza abantu bafata iyo bamaze gukura, indangagaciro batojwe bakiri batoza bazibifitemo uruhare muri decision making. Urakoze cyane. Zifitemo uruhare runini cyane. Nanjye kanwa kavuga kuba ndi hano nuko data yanyigishije gusenga no gufata ibintu by'Imana seriye, nkabibamo atari ukubibamo nk'idini gusa, kumenya ko ari ubuzima. Aho ngaho reka nkakureyo neza, uzareba abantu bashakana ari uko bakuze. Ni nayo mpamvu leta ishyiraho imyaka runaka y'ubukure. Noneho bivuga ngo wowe mugabo n'umugore mwemeje ko mugiye kubana, ni isezerano mukoze. Iryo sezerano ririmo kuzabyara abana twabonye ko ari uruhererekane rw'ibihe. Niyo mpamvu rero icyo umugore n'umugabo beretse umwana aricyo kimugira niyo amaze gukura. Kuko umwana ubundi aha icyubahiro ababyeyi be baba ari ba role model we, mu yandi magambo nibo cyitegererezo cye. Noneho aho ngaho rero nkushubije neza, imyanzuro umwana niyo amaze gukura ayifata kuko ari wa muntu w'icyubahiro, papa we na mama we. Niba mama yarabigenzaga gutya, nanjye singomba gutandukira. Ni nk'igihango by the way. Noneho nk'uko bisobanuye, nubwo ibi byose birimo biza, ariko hari ikintu atakora kuko mama we na papa we bamubwiye bati iki kirazira, iki ntigikorwa. Bivuga ngo nitubaha indangagaciro nziza, za kirazira nziza zo gukiranuka, z'urukundo ukarumuha, ibyo ngibyo azabikora namara gukura. Azabikora. Braza yabivuze neza ati no muri Sunday school urababona umwana wahawe uburere bwiza uramubona. Bivuga rero pastor, indangagaciro nziza wahaye umwana wawe arazikurana. Iyo wamuhaye zitari nziza nabwo arazikurana. Urakoze. Uvuze ku kintu cyo uti cyo papa na mama bakubujije, nyine ukibona nk'ihame. Nibuka ko hari umuntu nabonye ejo bundi, ni mukuru ariko yaravuze ati kera nkiri muto data yarambwiye ngo nta mugabo uca mu cyanzu. Ati na n'ubu aho nakuriye ntuye ni Kigali nta byanzu dufite umuryango w'imbere n'uw'inyuma, ariko sinjya mpfa guca mu muryango w'inyuma. Sinzi n'impamvu, sinzi n'icyo ariko yarambwiye ngo nta mugabo. Ati rero muri njye ubwo mpita nishyiramo ko ndamutse mbikoze ndimo ndototera kutaba umugabo nyawe. Data nkatwe twakuriye mu cyaro, iyo agadadoba kazimaga akagutuma mu cyumba, amatara yazimye,
avuyeho. Ya ni amatara bakoreshaga kera atari nk'aya ngaya iyo yagutumaga mu cyumba ukaza ukamubwira ngo icyo yagutumye wakibuze, yarakubwira ngo hareba umutima ntago hareba urumuri. Wagomba kumenya aho icyo kintu kiri. Ariko nanone ngana gutya niyo amatara yagiye ngomba gushakisha icyo kintu nkakibona. Wow. Brother Gira, tugana ku musozo ngira ngo kubyo Eugenie yaravuze, ndagira ngo unatubwire nanone ukuntu izi ndangagaciro zishobora kugira ingaruka kuri communication. Uyu mwana wakuriye muri uyu muryango urimo kumutoza indangagaciro, ese hari aho bigera bikamufasha mu kumenya kwisanzura cyangwa gutanga amakuru cyangwa kuvuga ibi murimo? Ikintu kimwe kuba umwana yakura akagira kwisanzura nabyo ni umusaruro w'imwe mu ndangagaciro aba yaratojwe. Iyo umwana yatojwe ko nta mwana uvuga, nta mwana utekereza, cyangwa ibintu byose yagiye ababwira ababyeyi be bagiye bamwereka ko nta bwenge agira, ni naho tubona abantu biga bakagira na za doktora ariko ugasanga muri make atinya kuvugira mu bantu kubera iki bamubibyemo yuko nta cyari cyo nta bwenge afite. Rero ko umwana yakisanzura ni imwe mu ndangagaciro, nuko ngo ni umusaruro w'imwe mu ndangagaciro yamubibwemo. Mu ijambo rimwe wenda nsubiye inyuma nuko hari ibintu nibyo koko umuryango uricara ukavuga ati aya ni amahame agenga umuryango, ariko kuri ni ukuhe iyo utemereye ko Imana itegura umuryango wawe uha ishusho y'umuryango wakurikije Imana, Satani arawuremera. Ni hahandi n'imiryango yitwa ko idafite indangagaciro igenderaho irazifite ariko zitari iz'ubumana. Ni hahandi umwana w'umukobwa wiga mu wa 5 primaire, mwarimu we w'imyaka 30 cyangwa 40 unamubyaye amubwira ikintu akimyoza. So iyo ni indangagaciro. Buri uriya mwana ukurikiye inyuma usanga mama we yimyoza imbere ya se cyangwa akimyoza imbere y'ababyeyi cyangwa imbere y'abaturanyi. Nibyo ngibyo. Umwana w'umuhungu ukabikira abandi bana b'abakobwa akanabakubita cyangwa kumva kubahutaza ntacyo bitwaye, usanga ariko iwabo bafata abakozi afata nyina. So nukuvuga ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari indangagaciro zituranga. Ahubwo dusubije amaso inyuma, reba ukurikije imibereho y'umuryango wawe izo ndangagaciro n'iz'ubumana, n'iz'ubumana cyangwa s'iz'ubumana. Ikindi kubeshya ni indangagaciro, ntabwo ari y'ubumana ariko ni indangagaciro. Nuvuga ngo indangagaciro ni nk'igenagaciro mu buryo bw'amafaranga. Nuvuga ngo ubuzima bwawe buhaye agaciro yuko ugomba kuba nk'umunyakinyoma. So umwana rero yabayeho akabona se arabeshya, nyina arabeshya kuri telefone, baguhamagara wicaye muri salo ati yewe ndi mu modoka ndi muri ambuteyage, azumva ko ari ihame ry'umuryango. Rero dusubize amaso inyuma. Mbere nuko ngo nabisubiyemo, indangagaciro si amazina, indangagaciro si aho duteranira, indangagaciro si uko turi abagabo cyatoro, n'ubuzima bw'umunsi kundi duhitamo kubamo. Ni ukuvuga ngo uko abana bazakura cyangwa bazitwara n'ubwo buzima tubabibamo. Nudatoza umwana wawe gukora, nudatoza umwana wawe kwigirira isuku cyangwa kwita ku bye, ntago kuba uri pasiteri, kuba uri umuyobozi ushinzwe isuku mu rwego rw'igihugu, ntago bizatuma umwana wabyuka agahita amenya gusasa. Nuko ngo indangagaciro zigaragaza ukuri k'umuryango. Murakoze. Wow. That's powerful. Nibyo Eugenie, nawe wungemo tujya twumva abongereza avuga ngo charity begins at home. So muri family rero talk about charity and structure n'uburyo indangagaciro z'influencing bino bintu. Wow, urakoze cyane. Structure ni ikintu kigari cyane. Ariko nk'umurongo wa Gikristo dufite, structure ihera kuri papa. Papa wagaragaje icyerekezo cyiza cy'ubumana, umudamu agira gute agishyira mu bikorwa. Umudamu iyo yagishyize mu bikorwa n'abana n'abakozi mu rugo nka cya cyanditswe twabonye. Charity begins at home rero ni ukuvuga ngo niba mu rugo dutanga, nanjye nzatanga. Yego. Biradusaba iki rero? Izo ndangagaciro nziza, kuko dushaka urubyiruko rwiza, abagabo beza b'ejo, nibyo dukwiye kugira gute gukora mu mago yacu. Ikindi kinejeje aha nk'umuryango wa Gikristo, nubwo naba ntarabibonye kwa papa, nakire Yesu Kristo nk'umukiza wanjye,
niwe uduhindura ibyari bibi tukabireka tugakora ibyiza. Bivuga rero ngo aho rushingiye cyangwa ipfundo rya byose riri kuri twebwe ababyeyi kugira ngo dutange ibyiza mu bana bacu. Ni nacyo kiri bugaragarize ko umuryango ari uw'agaciro. Pastor, ibintu byose hanze aha twakwirirwamo bishingiye ku muryango. Niyo mpamvu rero dukwiriye kumenya ngo ibikorerwa mu rugo iwacu dukwiriye kubiha agaciro. Amen. Numva nkushubije rero nkubwiye ngo ipfundo riri kuri papa na mama. Structure yacu njyewe umutware n'umugore kuyishyiraho neza. Abana abakozi ni ibintu byoroshye cyane. Amen. Murakoze cyane. Rugira ati kuba uri umuyobozi w'isuku ahantu ku rwego runaka ntibihindura umwana wawe kumenya kwisasira. So harimo akazi dukwiriye gukora, dukwiriye gutoza, kandi kurera no guhozaho. By the way, kurera ntabwo ari vocabulary, ntabwo ari ikintu tuvuga gusa cyangwa se ngo tuvuge ngo uko umwana agenda akura ngo bizisotinga. No, hari ibyo tugomba gukora, hari ibidusaba kuvuga, hari ibidusaba gukora bakareba, hari ibidusaba kugira guspendinga time nabo turi kumwe, just icyo urimo gukora nabo akaba arimo akwigiraho. Hari ibidusaba kuba inspiringa, bidusaba akazi kenshi gatandukanye. Rero ababyeyi hamwe n'abana duhe agaciro umuryango wacu kandi tuwukoreremo ibyo Imana yawugeneye. Dukuremo amakimbirane, dukuremo miryane, dukuremo negligence, kwirengagizanya no guharira abana abakozi bashinzwe kudufasha imirimo. Babyeyi twikubite agashyi n'akarenge, nidushaka tukikubite dusubire ku nshingano, kuko ejo bundi sinzi ahantu muba mubona igihugu cyacu cyangwa iyi si niba tudashyizemo imbaraga kugira ngo turere tubishyizeho umutima, tubishyizeho umwete. Ngayo nguko rero Imana ibamugisha. Mwakoze kubana natwe Eugenie, mwakoze Rugira. Iyo ni inkunga ikomeye cyane muduteye, kandi ndizera ko namwe mwaramudukurikiye mufashijwe, hari icyo mugiye gukuramo kiri bubafashe kubaka umuryango mwiza. Shalom shalom.